nagasobanuye live updates ndagira nkubwire ko ushobora gukora ibyo filime bita Squid Game y'abanyakoreya. Filime yabicaye bigacika hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga kuva 2021 kuva yasohoka, yari season ya mbere. Kuri ubu ndagira nkubwire ko inkuru nziza ni warayikunze, ikaba hagiye gusohoka season igice cya kabiri. Gusa ariko tugendeye ku gice cya kabiri cyangwa season 2, season ya kabiri, ndagira ngo mbanze ngaruke ngusangize ku makuru yaranze season ya mbere. Season ya mbere ndagira ngo nkwibutse ko Jihun yari filime yagarukaga cyane cyane ku mikino, ariko cyane injyarugamba, aho abantu bavugaga bati nuramuka ukora aya mafaranga menshi, nimuramuka mutsinze cyangwa mwe bagatsindwa turaza kubona amafaranga menshi. Muribuka nk'ahantu bose bagezeho ngo bamaze gukina umukino wa mbere babonye ko uwatsinze uwishe amategeko y'umukino ahita yicwa, bose bagataha, ariko n'ubundi bakazongera bakagaruka bagahura. Muribuka itsinda ryakozwe ry'abantu twakwita ko badashoboye, ryarimo abakobwa benshi, ariko n'ubundi rikarangira ritsinze abasore bati guhuriza hamwe nibwo bufindo. Muribuka neza nimero ya mbere kugera kuri 156 bari abantu bose bagize umukino. Uribuka ko umukino warangiye hasigayemo abantu batageze muri 12. Kuri ubu ngubu rero Netflix ikaba imaze gushyira hanze trailer ya season ya kabiri ya Squid Game, iho yasohotse kwa 19 Nzeri muri 2024, bakavuga ko iyo bwayo nyirizina izajya hanze ku itariki 23 z'ukwezi kwa 12 Reka ngutembereze muri iyi season ya kabiri ibintu by'ingenzi ugomba kwitegamo. Urubuga rwa Netflix rwerekanirwaho filime zitandukanye rwashyize hanze amashusho magufi y'intego za season ya kabiri ya filime ya Squid Game yakunzwe cyane mu myaka 3 ishize. Netflix yashyize hanze agace gato ka Squid Game kuva kwa kane, hari kwa kane tariki ya 19 2024 Nzeri, ndetse biteganijwe ko filime y'uruhererekane izajya hanze kwa 26 Ukuboza muri uyu mwaka, tuzaba ari ku munsi wa Boxing Day. Mu gace gato yashyize hanze Lee Jun Jo ukinamo ari So Hong Jin-un, ni nawe wo utsinda bagenzi be muri sezo ya mbere. Agaruka muri uyu mukino wo gupfa no gukira, ariko akaza ashaka kwihorera kubateguye umukino, ndetse ashaka no ko bawugarukira bubi na bwiza, bamugarukira bubi na bwiza bakanawuhagarika ndetse bikava mu nzira. Amashusho agaragaza Ji-woo yinjira aho abakinnyi baba barara yambaye imyambaro yo gukinana y'icyatsi, ndetse ari na nimero n'ubundi 156. Sezo ya kabiri yinjiye muri filime yamaze imyaka 3 ikorwaho nyuma yaho Ji-hoon nyuma ya mbere agarutse akavuga ko yamwinjirije miliyari 456 z'amadolari. Aya mashusho ya sezo ya kabiri yafatiwe rimwe n'aya gatatu ndetse n'aya nyuma izajya hanze muri 2025. Kuvuga ngo hari na sezo ya gatatu abantu bagomba kwitega cyane, ariko ubu igihanzwe amaso ni season ya kabiri. Ho Wang-dong wanditse iyi filime yavuze ko yishimiye kongera kugaruka mu mukino wa Squid Game, ati aho avuga ati biriya byari imyaka 3 kuva sezo ya mbere, yishimiwe cyane. Ntabwo nakwizera ko nagarutse muri isi ya Squid Game, nibaza ukuntu umuzamvuga cyangwa se kongera kumbona muri Squid Game ya nyuma y'imyaka 3. Sezo ya mbere ya Squid Game yatwaye ibihembo 5 ibya Emmy Award muri 2022. Mu myaka ishize hari hagiye hanze Squid Game yaje mu yindi sura ikinwa ari reality TV show cyangwa se umukino wa nyawo, yari yiswe Squid Game The Challenge, irimo abakinnyi 56 n'ubundi nayo bahatanira miliyoni 4.56 by'amadolari. Ni Squid Game uyu Ji-hoon wayitunganije akaba yaramusize abaye mapengu kuko yakunze amenyo 10 yose ubwo yari arimo gutunganya ino filime. Gusa akaba n'ubundi ari na kimwe mu byatumye avuga ngo sezo reke igarukira ahangaha. Gusa n'ubundi nk'umwanditsi mwiza ashobora kuzabihindura agasubira inyuma akavuga ati nzashyiraho na sezo ya 4 bitewe n'uko 3 zizakundwa zaba zigiye hanze. Ni live update bizagaho filime ziba zigenda zikunzwe cyane cyane, nakindi nakubwira ko nkurarikira kuzareba indi filime nanone izasohoka muri mpera z'uku kwezi, ariyo bita
urukundo rutabeshya, love never die. Indi nanone wanyarukira kuri Netflix ukaba warebaho n'amafilime menshi agiye atandukanye aba ariho. Gusa uyu munsi mubwiye ko ni umukino ruranyurwa ni wa Tyson uraza gukina na Jack Paul mu iteramakofi. Umwe afite imyaka 58 undi akagira imyaka 28, wemo difference y'imyaka 30. Wavuga ko n'umwana na se bagiye gukina ntabwo yaba abeshye. Life updates tubaye ikaze.